yatraverinze yerekana utuntu ngari praying. So message musomye urebye hafi ya zose nizanje ize ntabwo zirimo. Ntegeza ko nta na issue iri muri messages twandikiranye. N'abantu bafite ubwenge murabibona, donc nta issue irimo donc yaba yaraduteranyije. Synonyme yuko bundi nta kibazo mfitanye nawe, sibyo? Nta kibazo mfitanye nawe vraiment, nta na kimwe mu buryo buri person. Nza abantu benshi baba gay banabyemera, nza abantu benshi baba lesbian banabyemera. Sinzi niba ari umuntu wigeze ubona arimo gutuka ngo ni umugay ngo ni umulesbian, ibyo sinjya mbigira. So ikintu cya mbere rero Semuhungu kuba narabaye concerned kubera ama video ntishimiye nabonye muri stade. Okay, kudefanda ko ntacyo atwaye nawe n'uburenganzira bwe, kuko hagati yanjye nawe nta regulateur urimo. Uburenganzira bwe kuvuga ko ama video ntacyo atwaye, bukaba n'ubwanjye kuvuga ko ngiye mbona ko hari icyo atwaye. So tekereza ko aho hagati twahahurira. Ikintu cyo kuvuga ngo namwatse urukundo ngo ni uburyo donc bwo concept aratekereza ko ndi weak biri bumbabaze, kandi impamvu atekereza ko biri bumbabaze effectivement nuko azi ko hari umugay, nuko azi ko ndi straight. Tekereza ko koko iyo mba naramwatse urukundo ndi umugay ntabwo yakaba ari kubikoresha against me, ko ntabwo agatekereza ko bya umukobwa ntabwo afite umuhungu wamuterese ngo avuge ngo reka ngaragaze ngo amachatting urukuntereta. No way, ntabwo byashoboka, kuko urumva deja ni ikintu kiri normal. Ndamutse naramusabye ngo dukundane ari umugabo nanjye ndi we, ntabwo abikoresha against me kuko deja naba ndi we, naba ndi umwe muri bo. So arabizi neza ko atari byo. Anabaye n'imfura yaza hano akavuga ngo ntabwo ari byo rwose Lorenzo sinigeze mutereta, kwaro kumubabaza kumwishyura kubera ko nawe yampostinze ankorera amvugaho nabi, avuga ko ibintu nakoreye muri stade atari byo. Aho ni abantu donc babahurira hagati bakagwa muri agreement. Yakomeje ko insista ngo opinion natanze ngo nyisibe. Impamvu ari kuvuga ngo nyisibe nuko nyine abona ko iri uko abona ko iri sensitive kandi abona reaction. Irekereho bro, irekereho uri guseba ni nesi wowe yo. Baretse gato bakumyuting mvuge. So ndaza no kuyisiba petetere kuko nubundi abona bibwiraga. Tekereza ko bimazeho iminsi nta nubwo bigomba kuba iteka ryose. Abantu barayibonye igitekerezo cyanje no kuwundi muntu niyo yaba atari umugay. Erega nta nubwo ari ikibazo cyuko ari umugay. Nundi muntu umukobwa agiye agakora ibintu nka biriya sex simulation kidasanzwe n'igitwa ako Godfather rero Godfather ya hosting Semuhungu reka avuge noneho uze kugaruka reacting amaze kuvuga sibyo. Iyo hosting urimo guhuza abantu, nanjye ndagenda mukanya urimo guhuza abantu babiri. uretse kugenda gato ndimo ndavuga ingingo zanjye. Ahubwo abantu bari hano muri message twandikiranye, niba wumva hari message iri unusual cyane ko hagaragara message zanjye gusize yazisibye, avuga bati iki kintu rero ndaguhama on my stories. Do you think na voice note ni mwana zikinye ngenda zifite naho ngenda nazikinira nta bintu bya danger. Ariko ntabwo buretse gato Semuhungu nta zindi mpuhwe amfitiye. Arimo arazana chats twandikiranye, arimo aranshinja ngo namusabye urukundo kandi umuntu w'umugabo. Bivuze ngo ikintu cyose the worst yashobora kugaragaza ibintu twavuganye yakinkorera. So aho ngaho rwose ndi safe kubera ko ibintu byose twavuganye ndi conscient, ndimo namusubiza ama stories zihari zaragiye za XPA message yanyandikiraga twandikiranaga yarazisibye. Ntabwo mpangayikishwe no kwisiba ko ntacyo zintwaye, nta message nkeneye gusiba. Ndamutse ari n'ibintu biri numva bimbangamiye ntabwo naza hano kuri space kubisubiza. You understand? Ntabwo naza hano kubisubiza kuri space. So ku kintu rero kuri iriya ngingo yuko nagaragaje ko ibintu yakoze muri stade bidakwiye, iriya ngingo kandi urebye reaction buretse gato ndimo ndasoza. Urebye reaction z'abantu bagize kuri biriya bintu nanditse uzisubiyemo 90% y'abantu basubije kuri ya post
nakoze hano kuri X 90% konsani nari mfite nabo barayifite. So ntabwo hagira umuntu uzana abantu baza hano kuri space batanga opinion avuga ko kiriya kintu cyagaragaye kuri stade ari ikintu kiri decent cyo gushyigikirwa kuri stade y'umupira w'amaguru, ari ikintu cyo gutaka. No, abantu bazi hano batanga ibitekerezo. Hano hari abantu bakuru, hari abantu benshi bumve niba none hari ikintu kiri personal narifitanye na Semuhungu cyatumye kwandika biriya cyane narifitanye na Kenisi. Ntabwo narifitanye n'umuntu n'umwe ikintu kiri personal. Sinjya ngira nibazo n'abantu ama individu hano kuri X tuhabana buri munsi. Usoki ni kitamwumva nanjye ntabwo mwumva buriya nicyo kibazo cya network kandi ibyo amaze kuvuga ntekereza ko bihagije. Ushatse bamo bitanga opinion, ntanga opinion zo muri stade, ntanga opinion zo z'imyinjirize, ntanga opinion z'ama club, ntanga opinion z'ama federation, kandi nzabikomeza ntabwo bigaragara. So naho ibindi rero by'imibereho y'abantu ku giti cyabo ntabwo I don't care. Lorenzo uranyumva? Yes. So icyo ikibazo nakubajije n'icyo nshubije, nakubajije ikibazo ariko ntabwo ikibazo nakubajije ariko nshubije. Nakubajije nyuma y'ibingibi byose byabaye nk'umuntu mwari mufitanye uko mubanye, don't you think ko ibibazo bishobora kurangira muri space bikarangira ngaho mukomeje kugirana umwuka mwari mufitanye mbere, niba wara ibyo wakoze nta rwango rwari rurimo ahubwo waratanze igitekerezo, ibi bintu byarangira none aha hakabaho byarangira nko kuri njye sibyo, ko kuri njye kubera ko Semuhungu nta nubwo tumaze igihe kuva yaza mu Rwanda, ntekereza ko tutaravugana ariko turahurira ahantu chat duherukana yavuze ko ari 2022 kandi ntabwo twashwanye, ntabwo twasereye. Nuko nyine urumva ibintu yanyigishaga ni namaze kubimenya, nzi kwirwana, ntabwo ninyimaza ama spices igikoni cyanjye nzi kugikora. So ntabwo ngewe nta effort nakora kugira ngo birangire, kuko nje nta munabi mufitiye, simwanga, nta mushinya mufitiye. Icyo nakoze ni ukunokinga ahantu babangamira inyungu ze, kandi mbikora consciemment, mbikora ngirira ineza y'abantu benshi. Muri stade ahantu mba cyane wadakunda no kuba kenshi ibera muri night club, nanjye wenda njyamo byose mbinenga kuko binagira regirateri waho kandi bigwamo neza. So we rero ahubwo mubaze ngo icyo nakoze, iriya opinion nakoze aramaramaza bingana gute kugeza aho azageraho yumva ko umuntu donc ibintu byose akora hari ibyo abantu batagomba kwishimira, hari ibyo abantu bagomba gutanga opinion, hari ibyo abantu bagomba kumunenga no kumujora. Natwe iyo turi gukora ibiganiro bya siporo abafana baratunenga muri commentaire ku kanya, badukora ama reaction hano kuri X birirwa batwandika bakemunike bano Brain birirwa batwandika twasisenguye nabi twafashe ingingo. Nawe rero akeneye kubajije ugafata umwanya muremure. Ikibazo subiza neza ushobora kunyambura mikoro niba nafashe ariko nigeza ko nagusubije neza. Osaki we na wewe urumva neza icyo mvuga ni iki ngiki, sibyo? Deja uravuga ati ibyo nakoze simbyicuza, nakongera nkabisubiramo nkuko nabivuze nta kibazo, ariko byazanye induru. Reka mfate Semuhungu kugira ngo nanabare kure kuko mfite ikiganiro mu kanya. Reka nimuse abantu ko none ubu turi kuvugana nyuma y'iyi space, dufite space mu kanya igiye kuvuga ku nkundura. Tuba turi kumwe n'abasesenguzi b'abahanga, tuba turi kuvuga ku nkundura y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko turahita dukwepa tunyure icyango gato twinjira mu ishyamba ryo mu kibira, aho bavuga ko ejo bundi habereye ni mu Burundi, habereye intambara ikomeye yakasamo twana bange ngo bayakubisa abantu, turabivuga nkuko biri, aho habereye intambara hari imyitozo ya FDLR ifatanyije n'abarundi ndetse ngo harimo n'abazungu, aho batazi cyabakubise, ntituzi niba ari mu Ventura yabasanzeyo ntabwo tuzi cyabasanze, bararenga. Turi n'abasesenguzi mu kanya iyi space y'umupolindi ibyo bintu ngo nakasamutwe. Ariko ninde muntu wagiye muri iyo training yatozaga inyeshyamba zirimo FDLR akagenda akabacura ufuri na buhoro bakababagisha ibyuma mu kanya space tugiye kuyivimuzi. Ariko tutarajya aho ngaho, reka dukomeze yanga umuntu wagukundaga mukandikirana mukarara amajoro muvugana ko ikibazo cyarangirira hanga mukakomeza umubano, ibi byatambutse bikarangira. Ereka ijambo ni ryawe. First of all nuko nabigarutseho, wenda mumaze kubona mu kiganiro nakoranye na The Choice,
nango uyu mutipe namwibukaga pe kuko abantu banafashije abari benshi sinamwibukaga ahubwo nuko abantu bakomeje banyereza ama screenshot umuntu witwa Barenze ngo muri gupfuka ari gushumika muri gupfuka ari gushumika kwa ko nyina namwitaga Christian ndabase Lorenzo ni ngenda nshyiramo Lorenzo bona isurire family ubwo na copy account yewe ndabakane ko nakibwiye tuvugana uyu muntu yize muri Instagram musangamo nyine sura mu message nkuko ari kubera yagiye abeshya yinyuraguramo bro namfa dasebye nawe wasebye yabanje yinyuraguramo ngo twavuganye mu 2020 ngo muri pandemic kandi mu bibyibuka neza pandemic yaje 2020 abanyira bango twandonye mu 2020 nsubira muri message nge zerekana ko twataye kuvugana mu kwa kare mu matemu wa gatanu kwa 2019 ibiganiro actually byinshi cyane twabiganiye kuri Twitter no kuri Twitter yanjye yari ifite abantu benshi nayo narayi deactivatinze iminsi 30 yashirije nande muri migration sinshobora kuba nayigarura kubera ko igari wemeye kugarura iminsi 30 tarashira so ibindi rero ari kubeshya aho ngaho ari kwitaka ari kugira utengwe ngo twavuganaga mu byo kurya betse muraza kubyirebera mwebwe mwe no mu judging actually link maze kwishyira voice zose nzishize ndazipostinze iyi ngiyi mpaye ya nyuma ndayipostinze nayo komeza nayo ngiyo nayo bayirebe y'iminota 4 n'amasegonda nga so then yes so then gorero nango arazana igire Rwanda nziza uri kwita umuntu dearest ukamushira thank you very much ankunda ijwi ryawe mbabaro unyohere VN uri kwivuga yansubye nimirange ya WhatsApp ndayimwima hashira nk'amezi angahe arabango wanyimye nimero ya WhatsApp uramuntu wasomaga message ntabwo bisomaga neza rega nkuko byanditse hashira igihe arongera ambaza wanyimye nimero ya WhatsApp kubera iki mwebwe ntabwo mwabaye twisted ntango muri kubyumva je this dude namufashije nko gufasha abandi bantu bisanzwe nkuko najyaga mfasha abantu benshi nkuko nawe yabyiyemereye ahubwo hano naretse kuvugana nawe nuko nawe nyatangiye kumenyera kandi nawe nkunda abantu bamenyera the last chat twaganiriye ari 2022 gusa wenda muraza kuza kubibona kuri The Choice kuko barazumigaga bakajya berekana n'ahantu yari playinga n'impamvu yari playinze kuko hano bino byo kuri telefone nango bigaragaza neza ari kuvuga ngo narasibye chat naramusuzuguye kuko namba umuntu w'umusanzu wumvaga twavugana iki koko yabe nta kintu twakorana pe nge namufashije nkuko n'isura idashimishije nge namufashaga nk'uko bafasha abandi bose ni nawe namubaje se bundi urinde kumbona n'amafoto y'posting hano kuko rega yateze akaduruvayo kuri live zanjye niho namumenyeye cyane none ariko haraho yabango no kuri Twitter arankurikira ariko nge namuzi nyine nibwo namaje se wanyereje amafoto yankamenye n'umuntu tuba tuvugana nibwo mwabonye ari amafoto yanjye yahohereje ndandika IC urumva namusuzuguye ko nawe sinzi mari mwabibonye nyine aho rero yahohereje amafoto nyine IC nyine maze kumenya n'undi tuvugana kuko kuri social media duhura n'abantu benshi man dufasha n'abantu benshi so nanga ari ukuvuga ngo dufasha nibi n'abantu bari hano babimenye nango mfasha umuntu ngo nuko muzi cyangwa twaryamanye dot dude kuva igihe twavuganiye nango twe turabonana twari kuvana 2019 nari naragarutse muri Amerika kandi kuva icyo gihe 2019 nagarutse mu Rwanda mu kwa gatanu twari turongera kuvugana na twari tuzi ahubwo yanumwitse yibagiwe ko hari uwamugeze kumugirira neza si byo kuvuga ngo watanze opinion yawe ukuntu bitekereza ngiye nta kibazo mfitanye nawe ariko nagomba kuza nanjye nkaguhwitura kuko wansebeje muri public niho gushaka kunyangisha abantu so nanjye ndagutondagira please iba ari byamatakira ngo ari kubeshya ngo ari playinga ngo kubiryo link imaze kwishyiramo nango ninagize ndi playinga kuri nonuza account ya Godfather ndi playinga nshyiraho ino link ya ibintu biri ku guys I swear to God murebe neza reply hana replyinga mureka ari byo kuri mureka atari ndi gutorekinga niyambariye kwa bone nambara ya Godfather akabumba reka twemere ko ibyo ngibyo sinshaka kwinjira muri mu byo ibingibi nkuko ubizi nge ntabwo njye ninjira mu buryo umuntu akoresha sexual orientation y'umuntu sinshaka kubyinjiramo reka tuve kuri sexual orientation y'umuntu tuve nashaka barakurwariye indege reka tugaruke ku kibazo nyamukuru
kuri ibi bintu yavuze uri guhuza gute ku gitekerezo yatanze ku byo yakoze muri stade? Igitekerezo yatanze uri kubihuza gute n'ibiganiro mwagiranaga mukivugana kera? Icyo ni ikibazo kimwe cyakubaza. Umuntu uretse gato, umuntu wagukunze ntabwo afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Aragifite pe, waza n'ubukanu kuko ushaka, ariko umuntu wagiriye sinzi bari kumva uburemere burimo kandi nawe abyivugira. Umuntu bro wagufashije naje akunenga muri DM, afite noza yawe, social media handle zawe, naje ngakuvuga akuganirize mu gikari, abishize nko gutwika, abishize hari ku karubanda. Neretse ucyaho ndi cyangwa ubwira abandi, amubwira mu gikari, amubwira ku karubanda, cyangwa arabanza akaza akamuvugisha. Kiretse ko Lorenzo ni public figure. Lorenzo ni umunyamakuru, afite audience imukurikira. Gutanga igitekerezo yatanze nka kuriya, wowe ukabyita kugushumika, kandi mwari mufite uburyo muziranye. Eric, my question is, ngewe murabizi ahangaha ntabwo ndi buze gufata side, ndi hagati, ndi kubariza abantu benshi cyane bari hano hasi muri public cyangwa kuri iyi space. Byari bikwiye ko Lorenzo nk'umuntu mwari muziranye akaba yatanze igitekerezo ku bintu byabereye ku karubanda on public, was necessary ko uzana ibintu mwaganiriye mu gikari cyangwa muri conversation mwagiranye in inbox? Byari ngombwa ko ubizana? Impamvu wabizanye ni iyihe? Icyo ni ikibazo kimwe. Ese ibyo ngibyo tunabirenze tukabirenza amaso, yazanye intwaro nawe wazanye yakwatatse widefanda ukoresheje intwaro yo kuzanye n'uwo muntu. Reka tubyemere ko ari intwaro wazanye, reka ibyo ngibyo tubirenge. Birakwiye ko aya masaha nyuma y'ibyo byose, nyuma y'izi nkundura, ibi bintu byahagararira ahangaha nkuko we avuze ko nta kibazo afite, agiye gusiba biriya bintu n'ubundi agiye kubisiba. Nawe birakwiye ko ibintu byahagararira ahangaha, iyi ntambara ikarangira. sinzi aho uhagaze, ndumva wagira ngo baguhaye ruswa kugira ngo uze bagatanze, ariko ngenda kids will no longer be welcomed in football stadiums. 2024 why ne mama jo kwirira nka hafitiye abanyarwanda bose impuwe kuruta abandi banyarwanda, nga this nonsense ngo end this nonsense as soon as possible. Stadium are not night clubs. So iyo niyo opinion yatanze, ubwo si icyo avuga mu kizima kirimo. No. Okay, nabanza nsubiza aho ngaho. Igitekerezo uri gutanga ni iki? Well, kids no longer be welcomed in football. Let's say kids in stadium ni muri kindergarten, ni muri creche, ni mu rusengero rwaje kubasengera, ni he? Literally. Nabanza nsubiza aho ngaho. Semungu uranyumva? Semungu urukumva uswakima? Ndi kumwumva. Umva. Urabona ko kuva Lorenzo avuga ko muri night club nta kibazo, biragaragara ko Swakimu ntabwo mwumva. Nta muntu uri kuvuga ni Lorenzo uramanuka ongera ugarukire uzari kumva Swakimu. Sanko soko ugarukire. Namanuke mbone guko yego, ubu noneho ndatekereza ko arimo kuri connectinga, sinzi niba nyumva kandi ashaka kwibimvuga bivuga abyumva, ariko ntacyo ubwo ndabisubiramo nagaruka. Semuhungu kuvuga yuko kuri stade ariho habaye ikibazo, ariko akavuga ati hano ntabwo ari muri night club, bivuga yuko atakurwanya, bivuga yuko aho atishimiye ruko byakorewe ahantu hinjiramo n'abana, kandi harimo n'ababyeyi bakoze ibishoboka byose bagahisha mu maso y'abana babo. Ntekereza yuko atakwanga, ntekereza ko atari nayanzika yuko ibyo uvuga wenda yakwimye urukundo gihamya ntabwo mwayitanze. Abantu bagiye babibona, niba babona ko ari byo cyangwa atari byo, ariko hari andi mashusho uri kutubwira dushobora kubona ahandi. Urabona yuko atari umuntu uri homophobe, urabona ko atari ibintu bishobora kuba ari personal, ariko icyo namunenze niba arimo kunyumva ni ukugaba igitero mu buryo bw'uruhame k'umuntu wamwigishije guteka, umuntu wanamukandiye akanyenyeri. Iyi space tuyitegura na Godfather, intego yacu yeruko ngewe nkuko nabikubwiye, namufashije nkuko nafasha abandi bakuru ubandi bantu, nango muzi nakubwiye ko ngiye muzi twari twaho simuzi, nta n'umutima mubi nari mufitiye,
nkuko ako se usoke uzigiye yatangiriyeho anyatakaho batangiraga bari kuri radio babivuga nantarajya no muri stade bavuga ngo batumerike se muhungu ngo nabantu bazaza ari gutesha noza event ya Kenisa Gaciro se mu ibyo ntago byabaye nta muntu wigeze bivuga kuri radio nta muntu wigeze ukuvuga pe ibyo ntago byabaye uwagwaye amakuru yakubwiye amakuru atatu nzi ko utumva radio unavuga amakuru ntabwo ariyo nta muntu wigeze ukuvuga umwanya nawe ubona nta muntu wigeze ukuvuga rwose okay so Osaki ngo bagutumira ntibazaza nta muntu wigeze ukuvuga aba batipe bararakaye Lorenzo naceceke cyangwa se tuzategura indi space izabunga simbi ntago dutegura indi icyo tugiye gukora ni kimwe ngiye icyo ugiye kwasaba abantu bajene ni ikintu kimwe Eric erega Godfrey hari n'abagenzi bakorana n'uyu bavuye hano iwanjye ntabwo nabavuga amazina kubera impamvu z'umutekano wabo ariko nabo baramuninga bakavuga ati ibintu yavuye ku maradiyo no kuri mbuga nkoranyambaga ntabwo babishigikiye okay ariko nge namubabariye rwose nge I forgive but I don't forget I forgive but I forget okay so no ikintu basaba ni kimwe birashoboka ko nyuma y'ibingibi kuko Eric ufite business ukora sibyo Lorenzo afite career ye no munyamakuru ibi bintu uko bikomeza gututumba abandi n'abanzi banyu bakabigenderaho biraza kuba bikurusha mwanyemerera ko uvuze ko mubabariye na Lorenzo akavuga ko arekeye ibi bintu mwambabarira cyangwa mumbabarira n'ababwirike kumbabarira kwanyu ntago biri butume tuza gucuruza kuko YouTube channel zibonye nibatiyungura aho ushobora kunyemerera ibintu bikarangirira hanga ku nyungu uretse gato ku nyungu z'imirimo mukora ibi bintu bikarangirira hanga munyemerere noneho nsabe n'abantu bose mwime abangaba bashaka gucana umuriro bihere birangire nonaha musiri ibyo mwashyize kuri platform zanyu noneho bari batabona nuze kumbwira ngo nsibe anything nagenda ndasaba igitekerezo cyo gutanga nagenda semba kuri radio Rwanda nawe yatukaniye kuri space ubundi not space kuri izo mbuga nkoranyambaga asabe n'imbaraga kuri radio otherwise ngeze ko ntacyo mpamvu ngiye ndikorera nkora ku giti cyane wakorera government ninde uhomba urakoze haleluya so